Twacanye nawe ubu. Wenda ntuzi icyo naguteguriye cyangwa icyo Gislene wa datinze yaguteguriye. Ari ibintu byaje muri iyi minsi. Oya banza umbwire nimba wabyemeye. Sha ntago birambaho. Kubera iki se wumva waba wasebye? Ni ibintu bisanzwe. Yewe aka kanya amamagaye tuvuge Gislene arampamagaye. Dusohoke. Yenda ntiyambwiye ko ari bwishyure. Nashaka impamvu ntari buze kuko nawe nzi ko nta mafaranga mfite. Mugasohoka nawe ukagenda ukishyura fagitire. Nyuma yaho akazakubwira ati rwose pe ibintu wankoreye ntabwo ari byiza. Ubundi baravuga ngo wowe mugabo inshingano ufite nizo kwita. Tuvuge niba ufite umusheri ugomba kumwitaho. Niba ari uwo musatsi yenda akoresha uw'ibihumbi 50. Hello once again my people. Mumeze neza nanjye meze neza. Reka twongere tubahe ikaze hano mu kiganiro The Cocktail mukurikira kuri The Next TV. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu turaza kuba dufitemo byinshi bitandukanye. Abatumirwa dufitemo na ya challenge iza muri The Cocktail Tip cyangwa The Cocktail Challenge biterwa nuko ubyumva. Story time z'abatumirwa bacu. Reka mbanze mpere kuwo twegeranye uri iburyo bwanjye atangire atwibwira yibwira abakunzi ba The Next TV ndetse n'abakurikiye ikiganiro The Cocktail. Watangira utwibwira? Murakoze cyane ndagaragaza Gislene umeze neza? Umeze neza cyane. Hari igihe umuntu avuga ngo meze neza nyine ugasanga hari utuntu turi kugenda tuburamo gake gake. Weho urumva bimeze gute wowe? nateshye kubura Utuntu twose ni sawa. Kanakire undi mutumirwa turi kumwe uri iruhande rwanjye rw'ibumoso. Watangira utwibwira? Murakoze, nitwa Niyomugabo Emmy. Emmy umeze neza? Umeze neza cyane. Nawe ko nkubaze nkuko nabajije Gislene, hari igihe umuntu avuga ngo meze neza. Ese koko weho urumva nta kantu kabura? Ndumva meze neza, naje nariye. Nzemo boko. Banza unsurize Gislene. Muraho. Nako myiriwe. Yeze neza. Okay. Ngira ngo mwababonye abatumirwa dufite uyu munsi muri The Cocktail. Iki ni ikiganiro ushobora gukurikirana kuri YouTube channel yacu ya The Next TV, aho ushobora kugenda rwose turakwinginze ntugende udakoze subscribe, share, comment ndetse unalikinge unakande kuri kariya kazogera. Uyu munsi rero abatumirwa tugiye kubana muri iki kiganiro The Cocktail ni Emmy ndetse na Gislene. Bambwiye ko bameze neza cyane. Ese Emmy kangugaruke. Umunsi wawe ugenda gute iyo wenda wiriwe mu rugo? Umunsi wawe umeze gute? Iyo niriwe mu rugo ntagiye. Yego. Mbyuka saa 5. Bana yanjye. Saa 5? Yego. Mbyuka. Mbere yo gukoropa ndabanza nkoga mu maso. Nkoropa nkateka icyayi. Yego. Ubundi nkongera amasubira. Kitarimo isukari? Kirimo isukari. Isukari nyinshi. Ukunda isukari nyinshi. Ubwo si upimye nko ku magarama unywa nk'amagarama angahe? Ubundi iyo naguze nk'inosi nywa 3. Inusu ni amagarama 500. Amarobo 2. Nyine ubwo inusu ndi kubishyira mu magarama ni 500. Abazi imibare mudufashe. Ubwo ni 700 magari. Hafa. Yego, Emmy ngira ngo isukari ni ikintu gitera imbaraga. Kiba mu bitera imbaraga. Isukari ni ikintu gituruka mu gisheke. Kuki ukunda isukari nyinshi? Urumva iyo nyifata nyine ntagiye mu kazi. Yego. Iyo nagiye mu kazi mba ntarayifashe. Nkayivunja muri ya minsi yose. Ari ukuntu ku ishuri byagendaga ukavuga ngo kubera ngo ejo nabwiriwe ngo muze komereza amasahani 2. Nawe uko ubivunja byumva nyine mpitamo icyumweru cyose. Gatugaruke kuri Gislene. Gislene weho umunsi wawe iyo wiriwe mu rugo umunsi wawe umeze gute? murakoze ngiye hagati ya saa 12 n'igice na saa 2 bahita byumva
uri umuntu ukunda igikoma cyane. ntabwo nkunda igikoma ariko nyine abo muri bo baragikoma. Yego. Hari abana bato ese mwaba mufite? niba twende urugero Ugateka igikoma bikagenda buto? ngateka igikoma then haba hari imyenda yo gupima imesa gusa tano ziba zigera itacana kate. Uvuze ikintu cyo kumesa imyenda, hari abantu baba bazi ko kumesa imyenda bayimesa muri weekend. Nanjye niko mbizi. Imyenda bayimesa no mu minsi isanzwe. kuko nkanjye ntabwo nkunda gufura imyenda nyine ko kundi uba waradetse imyenda myinshi ugahita uyisorera. Yego. Njye nafata iminsi nyine. ubwo umesa iyo ugiye kwambara ahubwo iyo uri bwambare. Iyo ndi bwambare kuko njyewe ubundi busanzwe ntabwo nkunda kugenda nyiyemesa. Iyo nambaye nyine ubushize nyine mike nkarinda yemesa. Ubwo umunsi wawe ukarangira? Umunsi wanjye urangira saa saba ubundi nkahita njya mu tundi tuntu nka filime wenda nzimwe. Ubwo nk'inkuru wanditse imwe washishikariza nk'umuntu kumva cyangwa gusoma ni nk'iyi? Inkuru nanditse nyine umva nanjye yanejeje kuko ako nari nayifokasinzeho kurusha izindi. Hari ikiganiro Perezida wa Repubulika Paul Kagame aheruka gukorana n'abanyamakuru umunsi mukuru wo kwibohora uyu mwaka. Narikurikiye nyine bwa mbere narikurikiye ikiganiro His Excellence yari gukorana n'abanyamakuru nkumva yirebye hari ahantu bivuze nanjye umva nyine n'ubise mfite bigukoze ku mutima. iyo nyine nanditse nkavuga ati wa Ngira ngo mwabyumvishe abatumirwa wacu ukuntu umunsi wabo ugenda iyo biriwe mu rugo. Ntabwo ndiwe wabaze icyo bakora cyangwa iyo batiriwe mu rugo ngo bakora iki cyangwa bajya hehe, ariko reka twihuse cyane tujye kuri the cocktail topic. Topic y'uyu munsi dufite mu kiganiro cyacu iragira iti kwishyurirwa bill cyangwa fagitire n'umukobwa. Hari igisebo kirimo? Emi, kwishyurirwa fagitire n'umukobwa hari igisebo kirimo? Ngewe ku bwanjye numva kirimo. Kubera iki se harimo igisebo? Ubundi bwa mbere na mbere no mu iremwa ry'umuntu babanje kurema umugabo. Ego ndi kubyumva. Imana imuremera umugore iramubwira ngo umugabo uzite kuri uyu mugore. Neretse kumwitaho nibyo biri bukureho ko amwishyura fagitire? Kuyishyura impamvu ntabyemera. Ngomba kumwitaho naba nkennye ntakennye ngomba kumenya nyine ko ngomba kumwitaho. Mu gihe ari ukize? Mu gihe ari ukize ubwo ntabwo ari uwanjye nyine afite abandi bazahuza. Gisirene, kwishyurira umungu fagitire urumva hari igisebo kiri muri ata? ngendo paranye igisebo kiri. Hari nyine abantu benshi nyine niko tubitekereza, niho iyo twakuze tubyumva twakuze tubisanga, ariko nyine sometimes umugabo nawe aba akeneye gufasha umuntu umufasha. Ntabwo ari itegeko ko byanditse ku mugabo always agomba nyine kwishyura iyo bill. Nawe hari igihe agera igihe akagira amaciza agiye atandukanye ntabwo akubwira ce akwireta n'ubari ariko rwo kumufasha. None se kubera iki wumva ko uzamwishyura fagitire nyine ukumva we nta kintu bigutwaye? Nyine nk'uko nabikubwiye nko mbona umukunda hazamo nyine uba ugira n'akantu ko kuvuga ati reka ngufashe. Okay, kadutange nk'urugero wenda uri umukobwa wadetinze umuhungu. Heko. Ugiye kumwishyurira fagitire. Ese uzita kuri audience iri kubareba cyangwa uzita ku ba waiters babakiriye? Nta complex uzagira? Rero wenda nta complex ni. Ubwo bishatse kuvuga ngo muntu ukundana na Gisirene cyangwa ushaka kuza azajya kwishyurira A to Z. Arasabiye mfite ubwo bushobozi, why not? Ariko actually ari umuntu nyine hari ukuntu umuntu sibyo
noneho nyine wamukorera wowe umukorera nk'ibyo bintu wewe ntagire nyine ikintu cyo kuvuga ati nanjye kampuri ntagire nyine akantu ko kuvuga ati gute nateye imbere nyine ari umuntu nyine so natuka okay wone ndakunda gukora ibyo ngibyo ntabwo byashoboka nyine kuba ari mumenya oya kandi waba umukunda kubera iki se utamumenya namukunda ariko nyine gukunda nanone n'umuntu udafite viziyo nyine oya ibaze noneho umwanze ngo ntafite viziyo ejo bundi ukamubona kuri televiziyo actually niko bajya bavuga niko byumva ngo nyine vision ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu ngo afite doda oya vision ni ukuntu uganira n'umuntu ukumva ibitekerezo ze ukavuga ati nubwo uyu munsi bitari kumwe kurongera ariko ahazaza urumva ko hari ibyo atekereza byagenze neza byawe wowe uri kwemeranya na Jesirene oya kuko urabona ni urugero yandepinze tugiye ahantu mu kabari runaka cyangwa muri hoteli yego so ati bamwe bazavugana ishuga mami umuzanye shuga mami ungana gutya baho shuga mami ungana gutya baho babaho abantu oya njye mba numva shuga mami ari abantu banini gute nubona nyine umukobwa akwishyuriye biri nyine ni ibintu sinavuga ko bisebetse cyane ariko ntabwo byumvikana njye niko mbyumva numva ko umukobwa akwishyuriye biri aba yagusuzuguye nta gasuzuguro numva Jesirene zemo kakari nyine kuvuga nyine ngeberera abantu bafite cyangwa traditions zabo nyine uvuga ngo ibintu twakuze tubibona gutya papa ari we providinga ibitsinzi abahagarika ibintu bimeze uko iminsi igenda ishira isi nayiteye imbere so rero nibyo nzira y'abari kwivugira rugendo nese ko kwishyurira umuhungu fagitire ubu ngubu wamudetinze ukagenda mugasohokana ukagenda ukishyura fagitire nyuma yaho akazakubwira ati rwose pe ibintu wankoreye ntabwo ari byiza bizagushimisha ntabwo byanshimisha nyine ambwiye ngo ibintu wankoreye ntabwo ari byiza nyine ku ruhande rumwe byakubabaza we nyine ko n'ubundi ni kubabaza ariko nyine aho ngaho mpita mugira ngo cyede cyo kuganira hagati yanyu nyine icyo kiganiro nyine mukabivugaho kugira ngo mwumve nyine impande zanyu mwumva ko atekereza ko ntekereza rero tukagira uburyo ki tubimanacinga tugiye kuri icyo kintu cyo kwishyurirwa fagitire n'umukobwa tukigiyeho uri guhakana uvuga ati ngiye rwose naba nasebye pe kubera iki se wumva waba wasebye ni ibintu bisanzwe yewe aka kanya amamagaye tuvuge Jesirene aramamagaye dusohoke yenda ntiyambwiye ko ari bwishyure nashaka impamvu ntari buze kuko naba nzi ko nta mafaranga mfite kubera iki si iyo mpamvu yaboneka igomba kuboneka kuko nyine mu muco nkanjye niba ari uko bataransohokana bishyure biri ngewe numva ko ari ibyo ugomba kwishyura oya ntabwo ari ngombwa yuko yarenganye oya ntabwo warenganye wenda igihe cyawe ntikiragera ariko ntabwo ari ngombwa ko umukobwa atakwishyurira cyangwa ngo buri munsi abe ari we wishyura none se uramutse wenda tuvuge Jesirene akudetinze akavuga ati uyu munsi rwose tuze kugirana ibiganiro byihariye kambivuge muri icyo kinyarwanda tuze kugirana ibiganiro byihariye wenda ntuzi icyo naguteguriye cyangwa icyo Jesirene wadetinze yaguteguriye ugasanga urihombe kandi bavuga ko amahirwe aza rimwe mu buzima erega kuganira n'umuntu si ngombwa ngo mujye ahantu muri bukonsome mwajya naho mudakonsome aho abantu batari bukonsome hagana hese hehe urugero hari ahantu ho kuganirira henshi bidasaba amafaranga ubwo ni nka hehe bidasaba kunywa cyangwa se akaza mu rugo mugateka icyayi kuko nk'umuntu uba mu rugo nta rugo rutagira uruganiriro sibyo izo ngo zirahari njyewe aho mba haba uruganiro n'iwabo kandi yambwiye ko ari muri famiye rurahari n'undi wese sinzi umuntu ubwo so umuntu atagira uruganiriro mu rugo yakwishyura hari inshingano ari kuvugaho akenshi amazu abamo nyine uruganiriro ibyumba niyo amazu nyine abamo nk'amafamiye cyangwa nk'umujene nyine ufite amafaranga menshi
nyine wamaze kwiyubaka. Ariko nk'abo bahungu baba bagitangira nyine gushakisha ubuzima, baba nyine twese turababa muri ghetto, ugasanga uburiri buri hano, ameza nyine ari ahantu hameze, ntabwo haba hariho ubwatsi, aba ari icyumba. Icyumba nacyo kigira aho baganirira, urugero nk'ahantu ntabwo mba mu rugo nyine, nubwo mbishyize hanze simba mu rugo, ariko ngira nubwo kaba ari akanya gatoya abantu babiri babashe kuganiriramo, kandi ntihazemo bya bindi ngo turagiye, turakiriwe, turishyuye. Niba ari ugusohoka, umusore niwe ugomba kwishyura nyine. Ariko hari ikintu ntari kumva hagati yanyu, isoni zirimo aho ngaho mu kwishyurirwa fagitire n'umukobwa ni izihe? Ni ukwica umuco. Ari hantu cyo kintu ariko uwo muco uraza gupfa gute? Ari njyewe basohokanye nariye, wenda kanishyira mu mwanya w'umuhungu, ari njye basohokanye nariye, n'uwasohokanye yariye yanishyuye, nta kindi mbazwa, uwo muco urapfira. Aho upfira ni ibintu twasanze, tuzi ko iyo wasohotse cyangwa se wajyanye n'umukobwa, tuzi ko umusore ariwe ugomba kwishyura. Ariko tuzi he byanditse? Tubizi kuva kera. Muri Bibiliya haranditse, numbaza umurongo haranditsemo, umugabo uzakorera urugo rwawe, nawe mugore uzita ku rugo rwawe. Uzi icyo bishatse kuvuga? Ni ukwishyura fagitire se? Fagitire ibyo dukoresha mu rugo ngomba kubizana, ahubwo wowe ukabara uburyo tuzabikoresha. Yego, wowe ukaba ari aho ngaho hari ikintu nyine cyakunsobanutse. Aho ngaho turabyumva neza ko nyine biri based ku rugo wowe n'umugore wawe. Noneho umuntu mugiye muri cya gihe cyo guteretana cyangwa se dating, nyine ibyo muzabimanaginga mute nyine, ntabwo mwiye hagati yanyu mwafashanya. Niba uyu munsi date y'uyu munsi ari wowe uyishyuye, niba utanga ucira, ni ukuvuga ngo uyu munsi niba turi gukundana njye nawe, turi no gutegura ku bana. Oya, aho ngaho niwo nshaka, ubundi mukabivugaho nyine. Weho uzishyura fagitire muri dating, weho ntabwo uri kubishaka gute? Nishyura fagitire muri dating, nitugera mu rugo nayishyura, nitugera mu rugo bizakenerwa nanone ngo yongere ayishyure, kuko yarabimenyereje turi guteretana. Ariko se ni ngombwa kumenyera ibintu? Ni ngombwa akamenyero. Nanjye ntabwo mvuze ko ari ibintu nzajya nkora buri munsi uko twasohotse. Oya, ni rimwe na rimwe, ntabwo ari ibintu nzajya nkora, sibyo? Kuko nanone abagabo bari bagira, kubera iki se utabikora buri munsi ukamubwira ati seri wanjye rwose njye mfite amafaranga? Ni koko hakundi nyine nanjye nzabimenyera, nkavuga ngo niba twarateretanaga rimwe na rimwe akanyishyurira. N'ubu ngubu nta kazi mfite, nashaka uburyo. Yego, agomba kubikora kubera ko twamaze guta umuco. Ntabwo ari uguta umuco hano. Muzicwa n'inzara ngo ni uko hanze ko ngo ni uko umugore wawe afite amafaranga atagomba guhaha. Aseje sire mbwiza ukuri, uri kumva ibyo bintu byo kwishyurira umusore ungana na Emi kumwishyura fagitire, urumva utamusebeje? Ntabwo ari kumuseba. Kubera iki se utamusebeje? Njye ntabwo numva uburyo kiba ari kumuseba. Njye numva ari ibintu true, ntabwo bize nanjye. Gusa nyine ni ibintu byumvikana nk'uko yabikora nanjye nabikora. Gender balance. Gender balance. Aho ngaho waba wishe umuco rwose. Abantu badukurikiye baze kutubwira muri comments. Tubwire muri comment, ariko njye ndumva ari ibintu byumvikana. Nta kintu ndi kumva mu njyewe. Ubundi baravuga ngo wowe mugabo, inshingano ufite nizo kwita. Tuvuge niba ufite umusheri, ugomba kumwitaho. Niba ari uwo musatsi yenda akoresha uw'ibihumbi 50, gerageza umubwire ati shyiraho 20 niyo nabashije kubona. Mu gihe atazabyemera se, gusa uwawe rekura inyoni y'Imana yiguruye. Ntabwo ari kuzanamo ko akantu kuko abakobwa bagomba kudipendinga ku basore cyangwa abagabo. Kandi rega abakobwa nabo barakora, abakobwa bagira amafaranga yabo. Yego, ndabyumva barayagira.
rero nta mpamvu yo kuvuga ngo mwishyuriye bills mwishyuriye kwisukisha aho nawe yabyishyuye yabyikorera kandi nk'uko umufasha nawe yagufasha. mu muco nyine ngendeye ku muco. ase kuki wakomeje gutsimbarara ku ubundi burya ibintu tuvuge urugero nk'igihugu. Igihugu kitagira umuco kiracika. oya wibigereranya katugume kuri sije yacu. Umugabo ni ryo shingiro ry'igihugu nyine. Umuco w'igihugu kandi ni nawo w'umugabo. Yego n'umugore tuvuze ko umugore adashoboye pe yagukorera na byinshi, ariko ibintu byo kukwishyura mu kabari hari ibindi biba bikenewe. Kwishyura bili si cyo kintu umuntu akikwishyuriye nyine abagusuzuguye. Njye niko mbyumva ariko. Okay, nze ahangaha njya kubariza n'ikibazo. Kubera isi ushobora gusohokana n'umusore mugenzi wawe, actually mugiye no nk'akantu gasanzwe akakwishyurira bill, ntabwo wumva ko ari agasuzuguro? akahe kantu gasobanura akahe kantu cyangwa se fanta sibyo, ntabwo wumva ko agusuzuguye, ariko kubera iki ibyo bintu umukobwa azabikora ukumva ko yagusuzugura? Umujama umutipe mugenzi wawe ashaka mukajya wenda mu kabari akaba ari wowe wishyura bill, noneho aha numva nta kibazo sibyo, ariko umukobwa yabigukorera ukumva y'ikibazo. nyine urumva ni umugabo ku mugabo nawe ejo uzamwishyura ukamugurira, ariko umukobwa tuvuge unyishyuriye bill n'ubundi ejo urahindukira umbwire ngo byacitse bino mfasha. Ahubwo uko numva ngewe wowe mukobwa dukundana cya gihe cyo kuvuga ngo ugiye kunsohokana wishyure bill cyangwa se twasohotse wishyure bill, fata bya bindi ukeneye byose ubikemure nanjye ibindi ubimbaze. Erega ntabwo kuko bari ngiyo. Ego nanone ntabwo ariyo Samson nshaka kubivugamo ngo mufite ibintu twakemura twebwe. Hari n'umukobwa uba ukurusha ubushobozi bwinshi pe, ariko ukavuga ati njye nanyishyurire, ndaba mbaye flop imbere yiwe. Ese nanone nje kubaza ikibazo, si ibibazo bikomeje kuba byinshi. uri gutekera ariko koga ukagira igihe ukavuga ngo alo sheri nshaka ko dusohokane ukamwembira, wowe ni iki kiba kibigukoresheje? Si urukundo umukunda ushaka kumushimisha sibyo? n'umukobwa nawe dukunga ugatekereza avuga ati sheri wanjye nimubwira ati dusohoke tujye ahantu tujye twishime, nyine ni uburyo bwo kumukunda mu buryo bwo kumushimisha. nicyo kintu baba batekereza bavuga ngo nimwishyurira ngo araba ngiye mideli cyangwa urya, nawe niyo concept abikora kugushimisha kuko ubona wishimitse tu. Emi, wabyemeye ko umukobwa yakugurira cyangwa akakwishyura fagitire? Hari ibintu byaje muri iyi minsi. Oya banza umbwire nimba wabyemeye. Sha ntabwo birambaho. Ntabwo urabyemera ko umukobwa ashobora kuba nungusha akabinkorera, ariko ntuzabanza mu zuba nzaba nguye. Ni biki biri kubaho? Hari ibintu biri kubaho ukabona nyine ngewe nk'umusore mfite amafaranga, nkareba nk'umukobwa nawe nkamureba nkabona afite amafaranga, cyangwa se njye ntayo mfite, avuga ati sha uriya mukobwa nzamurya amafaranga. Ngewe ansohokanye nkabyemera akishyura bill, naba ntagitinze nyine kumurya ya mafaranga, cyubahiro naba nihaye. Ako kantu ushyizeho uzaba utagitinze kumurya amafaranga. Noneho ko kuntu utekereza, ibaze buri mukobwa wese ariko atekereza avuga ati sheri wanjye ntasohokane akanishyurira, nzawe ndi kumurya. Oya twe ni umuco wacu kwa umuco niyo ntabwo kumva umuco nubwo nzigera mwumva. Ntabwo umuco wawe wumva ngo uwo kuba umugabo ari ugomba kwitabira cyangwa se umusore wari ugomba kuba wakishyura umunsi wakishyura ejo, ariko se why not umukobwa nawe mu gihe yabonye ubushobozi yumva bimurimo ko cyangwa nawe atamufata akamusohokana. Hagati ya Gislene na Emi byakomeje kugorana.
ese koko weho udukurikiye, weho musore udukurikiye cyangwa umukobwa, kwishyura fagitire cyangwa kwishyurirwa fagitire n'umukobwa hari igisebo kirimo? Duhure muri comment section, reka tujye mu gace kacu ka kabiri, the cocktail tip cyangwa the cocktail challenge, aho duhereza challenge umutumirwa wacu cyangwa tugakoramo tip utari usanzwe ubona. Uyu munsi rero abatumirwa dufite Gislaine na Emmy bagiye kudukorera challenge imeze gutya. Uyu munsi challenge rero dufite, ngira ngo muri kubibona kuri screen zanyu, dufite isahani, ibitoki bibiri ndetse n'icyuma. Ubwo ni kuri buri mutumirwa wese. Challenge iragira iti bagiye gutanguranwa guhata cyangwa gutonora bino bitoki mu masegonda 30. Emmy, uri tayari? Ndi tayari cyane. Uri tayari? Cyane. Gislaine, uri tayari? Kumara ufite ubwoba? Uko nababwiye ko mutsinda, buriya binsomyemo ko igitego cyinjiye. Okay. Tugiye gutangira abatumirwa bacu batanguranwa guhata bino bitoki cyangwa kubitonora. Bamwe babivuga guhata cyangwa gutonora ibitoki. Bagiye gutanguranwa, utanga undi ni igihembo cy'amafaranga 5,000 n'ibisanzwe. Kambakorere tuno tuntu mu nzira kugira ngo abadukurikiye baze kubona uko challenge igiye kugenda. Hagati ya Emmy na Gislaine tugiye gutangira. Are you ready? I'm ready. Are you ready? I'm ready. Muzahimba fashizo. Banza wiyegereze neza. Udasike gufata. Ego baratubwira. Oya mwe mushyize hasi. Ndabara 3 muhite mutangira. 1 2 3. Yay! Patrzę na jego. Hai. Ujyana guteka agiye nasa. Soje ariko banyibye. Bakwibye gute? Yanze gutangira. Kandi bafite inzara, inzara zirihe. Nanseri. Ngira ngo mwabibonye challenge y'uyu munsi gutonora ibitoki cyangwa kubihata. Uwabaye uwa mbere ni Emmy. Emmy niwe wabaye uwa mbere, akaba atsinze Gislaine mu masegonda 30 kuba basoje gutonora ibitoki 2 gusa. Nabahaye ibyuma biryari. Yaciyemo rimwe n'ubundi no guca. Okay. Share na microphone. Gira abadukurikiye wiyumva gute uri gutonora igitoki? Ubundi iyo ugiye gutsinda umuntu ubibona mutarakina. Afite ubwoba. Cyuma nyine yumvaga kibumuka. Cyangwa ntagasanzwe abikora. Nabyo birashoboka. Wow.
nyine bitewe n'ukuntu yagitonoye ntabwo yagitekera abantu bashonje. Ni gake gake kandi igihe mba nkora ibyihuta nakubwiye mbikora mu gihe gito iyo naruhutse. mbere nkivuga the cocktail tip cyangwa the cocktail challenge wahise utekereza iki? Gihe numvaga nyine ari nka game kuko muri iyi minsi hamenyerewe game. Numvaga ari nka game nyine ntarabona ngiye mukinaho bwa mbere. Ubundi se si ubwa mbere uyoboye? Rwanda gitonora. Kamikazi cyangwa Ghislaine, amazina yose n'ayiwe rwose n'umunyarwanda kazi. Ghislaine, wimva gute gutonora igitoki? Njyewe ikintu cyose iyo hajemo kurushanwa igihugu. Ubwoba se bizagenda gute kugira ngo ubwo bwoba ubwire? Ntabwo bwiza ariko nyine niko bikita muri njyewe ubwiye nti niyo ubwiye ngo ugiye gukora iki n'iki ariko utabwiye ngo ugiye kurushanwa. Urabikora pe ariko iyo hajemo akantu ngo kurushanwa mpita ndarumva ngize ubwoba. Mbere nkivuga ngo tugiye mu gace kacu the cocktail tip cyangwa the cocktail challenge, wumvaga ari nk'iki kigiye kuba? Mba tugiye kubiririmba. Kuririmba urizeye ubanza utuncishirizeho? Aho numvaga tugiye kurushanwa kuririmba. Ntabwo mbizi. Numvaga hari nk'indirimbo mugiye kuvuga ngo tuyiririmbe. Ubwo uyize akaba ari utsindira ayo mafaranga ibihumbi 5. Reka tujye mu gace kacu ka nyuma ari nako ka gatatu. Agace kacu muri the cocktail. Agace ni the cocktail story time. Iki ni igihe umutumirwa avuga ikintu yaba yarakoze nk'agatendo atajya yibagirwa mu buzima bwe, ikintu cyaba cyaramubabaje mu buzima bwe nimba atari ibanga, ikintu cyaba cyaramushimishije. Ladies first. Kamere kuri. Yes, of course. Kanyiri gute? Ndacyaserebura intsinzi. Ikintu hera ku kintu n'ibintu bitatu. Ikintu waba warakoze nk'agatendo, ikintu waba warakoze cyagushimishije cyangwa cyakubaye cyagushimishije, n'ikintu cyaba cyarakubabaje mu buzima nimba atari ibanga. Kamere ku kintu cyaciriritse. Niga Simon, right? Ibe ubyitegetse. No, kuri booklet yawe twambaye ngo do not write this magic. So, baje kungeti, baje kugufa kuyandika. No idea niba ndahinde gutekereza baje ndandika no. Chakiti kamuri baje kayandika. No turangije examen nibwo natekereje nkavuga ati uzuko maje nayanditsemo. Nkavuga ati karabaye batangiye nazasohoka karabaye ndasi. Guhera uwo munsi buri gihe mbere yo kujya ku cyabo iyo ugeze mu saa moya najyaga imbere y'igitanda cyanjye nkapfuka. Mana rwose, Mana urabizi nasenga Mana urabizi rwose ntabonye nkora ibyaha byinshi bireke gutukana bahita no gusuzugura ariko Mana rwose ntabwo nyicara nangiriye kimwe mba yaje kureba yatangeza siporo. Igihe cyo gusohoka abantu agiye gusohoka yego akajya yambwira ese waduha indekisi zawe? Oya. Ese oya yewe uzi ibyo wakoze wowe? Njyewe numva n'undi nta mpamvu yo kwirirwa ndeba ngo nagize aho ngaho kandi ubundi atasohotse. Narageze nijoro nka 12:00 kuko njye nakoreye rimwe na sister wanjye we yari yazitanze. Mama ajya agati heza hano twitane ndazimu atagati mukando bagiye koza ibintu nakoze and then bagiyukiye amanota araza. Ibyo byishimo byanjye nagize numva Mana we numva nyine niyo nakipfira. Ako kanya ibaze iyo uhituka. Ikintu waba warakoze nk'agatendo ukiri umwana?
niba yakora ibintu byinshi nyine gasekeje pe wicara ukavuga ati nanjye ndisetse. actually ntabwo gasekeje karababajemo ariko ni agatendo nyine njye nyiri ubwana nyine bari batubyanishije noneho we yari mutoya kuri njye ndaryana nanjye buriya iyo ndaranye n'umuntu yasinziriye nasinziriye mbakafati bari bakora igishoboka cyose kugira ngo ukangure musinzirire rimwe. situation imwe noneho nkajya burya yasinziriye ndabureba ndavuga ati ape gusurika ndebe kwayo gake gake ko nasunikaga umwana agera yikubita hasi hano gucara akomereka yide muri cyawe hajyamo akantu kameze nk'ako noneho njyewe kugira ngo ugere kuvuga ati umwana arwaye iki babimenya ari uko arize hambwa ati ntakibabaje. ikintu cyaba cyarakubabaje mu buzima nimba atari ibanga si ikintu cyambogera ntabwo nakibuka ikintu cyambabaje ntabwo nakibuka ariko ikintu kimbabaza nkibona ngibi nabi biri hafi mu buzima busanzwe iyo umuntu akubwiye nabi rwose birababaza. katugaruke kuri Emmy nawe atubwire story time ngira ngo mwayumvishe story time Israel ntabwo yari yoroshye mu bwana bwiwe ikintu cyo gusunika muri umuntu wawe mpaka aguye ni ikintu gikomeye cyane. Emmy ikintu cyakubabaje mu buzima nimba atari ibanga ikintu cyagushimishije mu buzima cyangwa n'akantu waba warakoze ukiri umwana k'agatendo wicara ukavuga ati nanjye ndisetse. kera nyiri umwana agatendo nakoze numva karansekeje na n'ubu wicara ugaseka njya ngateramo story n'abajama tubana gutya. Ngiye mu rugo najyanye na Mary ku isoko njyanye na Mary ku isoko amafaranga tugenda hariya ugura ubunyobwa bwo guteka umushene ndagenda nigurira ubwo kurya ntambuhekenya ngeze mu rugo barambaza ati uzana ubunyobwa duteka ndavuga ntaburi kubera icyo gihe nyine ntabwo naryaga ubunyobwa buke narya weho ubwawe waraburiye n'ubwo iwanyu ubwo ibyo bintu biransetsa nyine numva ukuntu bantumye ubwo guteka nsangire n'abandi ari hajemo akantu ko kwikunda. Ikintu cyaba cyaragushimishije ikintu cyanshimishije nuko mbi Kigali nuko nageze i Kigali icyo kintu cyaranshimishije kuba uba i Kigali gusa ibintu biba byarashimishije umuntu ni byinshi ariko haba harimo kimwe kiri ko mu buzima busanzwe ni icyo ko ndi i Kigali. ikintu cyaba cyarakubabaje mu buzima nimba atari ibanga ikintu cyambabaje ni covid yarambabaje. yakubabaje utese? yaje nari mfite gahunda yo kujya kwiga nyine hanze mu Butaliyani nari mfite umwishingizi covid ije nyine birahagarara birapfa na n'ubu ngubu ntabyo byibagirwa ubu sinjya mbyibagirwa covid nyine ndayivuma gusa mbabarota bafite yarambabaje harabarishe nyine shima covid kubera icyo yishimwa bijya kubera uburyo kinanga ndagagamo kwiga covid nubaga itarangira ko numva wakomeje kugorana ahubwo n'uyu munsi umumbarize wayamubaze ese uhagarara covid wabyumva ute n'ubundi yakiga kubera ishuri ryavuyeho nyine njyewe ishuri kugenda nkonjuka kareba nuvaga uya pe iyi covid buriya yasohoka itangazo ngo abanyeshuri basasuka basubira ku isomero nahise nk'ibintu basubira ati kubera undi wumvaga ko ubwawe kwiga byarangiye cyane nuvaga twahagarara ngira ngo mwabyumvishe story time. Emmy we yatubwiye ko rwose ikintu cyo kwikunda cyari ikintu cyiwe mu bwana bwe ukuntu yagiye kugura ubunyobwa bamutumye
ubunyobwa bwo guteka akigurira ubwo guhekenya so bukaranze ego bukaranze nibwo yiguriye. Iki ni ikiganiro The Cocktail, turacyari kumwe n'abatumirwa bacu Gislaine ndetse na Emmy. Aka ni agace ka story time, ngira ngo mwabyumvishe. Story time yo mu gihe cyawe niyo mu gihe cyawe. Aka ni agace mwumvamo inkuru zisekeje zitandukanye, hakazamo n'akababaje gakeya. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro The Cocktail. Mukurikira kuri YouTube channel yacu ariyo The Next TV. Ushobora gukora share, subscribe, comment, like ndetse ugakanda no kuri kakazogera. Bamwe bakunda kuvuga ngo nako kwa padiri, ari kugenda ugakandaho ukajya ubona notification uko ibiganiro bisohotse, ukagenda ubikurikirana gake gake wibereye iwawe. Reka mbaze bashimire mwese twabanye, shimira n'abatumirwa bacu b'uyu munsi. Emmy wakoze kuza kwakira. Yego. Gislaine wakoze kuza. Reka mbashimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro The Cocktail. Twabanye muri The Cocktail topic, The Cocktail tip and challenge, The Cocktail story. Mwese mwabanye natwe turabashimiye byimaze. Yabagezagaho ikiganiro ni Ange nk'ibisanzwe.